Haleluya, amahoro y'Imana abane natwe, ku mazina ni y'ayandi, Umutoni Sandra. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye, amahoro y'Imana abane natwe. Njya nkunda kubashishikariza gushima, nubona umunsi ukeye amahoro shima, nubona umunsi wiriwe amahoro shima, kuko umunsi ushobora gusa n'undi ariko ibereye muri uwo munsi nibise. Haleluya, kubera ko mu ijoro habamo byinshi cyane, ni uko Imana ijya iturengera, ni uko Imana ijya iturinda, ni uko ibitubereye maso, si uko abazamufite baba babaye maso. Hari n'abandi bavuga ngo barindwa n'imbwa, ngo umurozi naza ngo imbwa ngo iramuka. Ibyo byose si uko byabaye maso, ahubwo ni uko Yesu Kristo yatubereye maso. Ubwo rero wowe wabonye byemeye, ubona weguye umusaya biremeye, shima Imana muri byose. Umunsi ushobora gusa n'undi ariko ibereye muri uwo munsi nibise, cyangwa se ijoro rigasa n'irindi ariko ibereye muri iryo joro nibise. Ubwo rero wowe wabonye byakunze, shima Imana muri byose, kuko umubiri uhinduka utazi uko uhindutse. Umuntu ashobora guhura nawe uri muzima mu kanya, mu kandi kanya nk'ako guhumbya ukumva ngo runaka avuye mu mubiri, ngo ibye birarangiye. Ubwo rero wowe ugihumeka umfashe dushime Imana, dusenge Imana tuyishime, dusengere n'ijambo ry'Imana, dusengere n'abafite ibibazo. Mana turagushimye ko waturindiye umubiri n'ubugingo. Hari benshi bavuye mu mubiri, abandi biswa andi mazina, abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Mana si ubwiza, si uburanga, si icyubahiro, si uko tuzi gukiranuka, ni kubw'imbabazi zawe. Ndaguhamagaye, tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mu kundi, ahubwo ritubere impamba rizadutunga mu bihe bigoye, mu bihe biri imbere. Mbonereho gusengera abarushe n'abaremerewe, mbashyize mu maboko yawe Mwami Yesu. Ndakwinginze urengera abarwayi, abari ku gisasiro, abo bose ubatabara impande enye z'isi. Urengera abadafite urubyaro, ubacire inzira kuko ni wowe Mana utanga urubyaro. Ndakwinginze wigaragaze kuko ushoboye byose, aho wageze birakunda kandi bigashoboka. Ndagusabye Kristo wanjye ntuceceke ku bwa buri muntu uri bwumve iyi videwo. Mweretse buri muntu wese ku kibazo afite, reka ugihagararemo kuko icyo uhagazemo kirakunda. Iyo imiryango yakigezemo bikananirana wowe birashoboka. Iyo amafaranga yageze mu kibazo cy'umuntu kikananirana wowe iyo ugezemo birakunda. Niyo mpamvu nguhamagaye kugira ngo uganze ku buzima bwa buri wese. Mana ndatuje, reka wowe nutuze, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kumanza twaririmba. Njya nkunda kuririmba nubwo nta jwi ngira, ariko ibyo kuririmba ubwo buri wese aba afite impano ye nyine, ariko nanjye ndabikunda. Musaraba si igiti gusa, uwo mubana yakubera umusaraba. Musaraba si igiti gusa, n'umubyeyi wawe yakubera umusaraba. Musaraba si igiti gusa, n'umugabo wawe yakubera umusaraba. Musaraba si igiti gusa, n'umubyeyi wawe yakubera umusaraba. N'umugore wawe yakubera umusaraba, n'inshuti zawe zakubera umusaraba. Musaraba si igiti gusa, n'inshuti zawe zakubera umusaraba. Haleluya. Umusaraba si igiti gusa, umwana ubyaye yakubera umusaraba, umugabo wishakiye yakubera umusaraba, umubyeyi wakubyaye yakubera umusaraba, cyangwa se wowe ukamubera umusaraba. Inshuti wizera amagara zakubera umusaraba, umuturanyi ashobora kukubera umusaraba hatabaye imbabazi z'Imana. Ubwo rero umusaraba si igiti gusa, ahubwo nibyo byose byatubera umusaraba. Wirinde utazabera mugenzi wawe umusaraba. Haleluya.
hari umugabo umwe yari umunyamasengesho afite icyumba cy'amasengesho. Umumama umwe yari yitwa Specioza, arangije, ariko ntabwo ari wowe mvuze, utabyumva wenda witwa Specioza ukagira ni wowe. Noneho uwo mumama aravuga ati runaka namubonye asambana, aravuga pe, abigira nk'ihame ngo namubonye asambana kandi yari ari kumubeshyera. Noneho wa mugabo bamuhamagaza mu itorero baranamuhagarika, ngo rimwe aryamye yumva ijwi riri kumubwira ngo afate amasengesho y'iminsi 3. Muri ayo masengesho y'iminsi 3 agiye kubona, abona ari mu rusengero, abona umusaraba mu nguni y'urusengero, ngo yumva ijwi rimubwiye ati jya kwa umunzani, jya kwa uriya munzani. Arangije awujyaho, ngo ntiyashitse ibiro, ageza muri za 65, ngo arangije ijwi riramubwira uyu munzani ni Specioza uhagaze mu nguni. Ubwo rero birasaba wuzuze 100%. Uramenye ntukabere mugenzi wawe umunzani cyangwa se ngo umubere umusaraba. Imana itugirire neza. Kadusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo 10 umurongo wa 37, umutwe w'amagambo uravuga ngo kwikorera umusaraba ntibyoroshe. Haleluya. Umva, umusaraba uragoye, umusaraba uravuna, umusaraba umva, hari igihe umuntu amushiraho umusaraba kuwikorera ukamunanira. Ikintu nabonye gihangara umuntu ni ikigeragezo, kikagutesha agaciro, kikagukoza isoni, kikagusebya, hakaba hari n'aho ugeze ukamwara bitewe n'ikigeragezo byibura atari wowe wanakishizemo. Ubwo rero ibyo byose nubwo bitugeraho, umusaraba si igiti, ahubwo inshuti yawe yakubera umusaraba. Haleluya. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye. Haleluya. Ngukunda se cyangwa nyina, cyangwa se hari n'ibindi nyine nuko biba bitavuzwe, ariko hari ibintu umuntu aba urarikiye, ari byo ushizeho umutima, ari byo uhanze amaso, ariko ibyo byose ubikunda ukabirutisha iyakuremye, urumva ni ikibazo. Uwanjye kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandikisha ntaba akwiriye kuba uwanjye. Haleluya. Ntugakunde umwana wawe cyangwa se umugabo wawe cyangwa se umugore wawe umwimike kuruta Imana yakuremye. Haleluya. Kuko byose bituruka mu maboko yayo. Kuba waramubonye nuko byaturutse mu biganza by'Imana. Kuba warubatse bikaguhira nuko byaturutse mu maboko y'Imana. Kuba warabyaye bikemera nuko byaturutse mu biganza by'Imana. Hari indirimbo ya 35 mu ndirimbo z'agakiza, igikunda kumfasha ngo ibyiza yakoze mbifitemo umufasha. Si uko ari amafaranga yawe yabigizemo uruhare, si uko ari imiryango yawe yabigizemo uruhare, si uko ari imbaraga zawe zabigizemo uruhare, ahubwo nuko tubifitemo iki? Umufasha. Haleluya. Niyo mpamvu ntukabirutisha Uwiteka Imana, kubera ko nubirutisha Imana cyangwa se ukazana impamvu, Imana ijya yisubiza ibyayo kugira izo mpamvu ziveho. Ubwo rero ntukarutishe Uwiteka Imana yawe ibyo byose. Imana itugirire neza. Shalom shalom.